abashyitsi beza twari kumwe nimugoroba kandi bongeye bakagaruka n'abandi baje uyu munsi ari bwo bwa mbere. Mwese mwumve ko muri kumwe n'abavandimwe, muri kumwe nabo musangiye urugendo rw'agakiza, kandi mutakomeza kumva mu bitekerezo muri abashyitsi, ahubwo mwumve muri mu ijambo ry'Imana, mwumve ko ibyanditswe byera nta mupaka, ni ibya buri wese, ariko by'umwihariko uhitamo kubigira ibye. Ibyo rero nge nkavuga ngo twese abari hano hari ibintu bibiri dusangiye ibyago twazaniwe na Adamu, ni icyaha n'urupfu no gucirwaho iteka birumvikana, nta muntu n'umwe ushobora gusimbuka ayo mateka, ariko reka tunasangire impano y'Imana muri Yesu Kristo. Adamu wa kabiri waje gutsindira aho Adamu wa mbere yatsindiwe, kugira ngo abari batsindiwe muri Adamu bongere bagire ibyiringiro muri Adamu wa kabiri. Aho niho turi, nimunumva ibyigisho bizamara iminsi myinshi, ariko mujye mugerageza kubyumvira aho hantu. Kandi ayo mateka yose umuntu wese uri ku isi, ariko reka nibande cyane kuri twebwe abari hano, ayo mateka ni ayacu. Adamu yabayeho tudahari, nk'abareba, nk'abagenda, nk'abatekereza, nk'abafata imyanzuro, ariko ikibazo yagize twese tugisangira nawe. Ndetse iyo urebye ubona ari twe dushobora kuba abangizi cyane kurenza Adamu, kuko we icyaha yakoze ntabwo yari yakamenya ngo bizagenda gute, nta yandi mateka yari afite. Ariko twebwe amateka yose turayafite, tugakora ibirenze ibyo yakoze. Ariko ibyo nubwo byagenda gute, reka nanone twongeye tunanezeranwe n'ijuru ryateguye inzira yo gukiza umunyabyaha, nanone tudahari nk'abareba, nk'abagenda, tukabaho, tugasanga none iyo nzira yarabonetse. Iyo nzira rero ubu bisigariye twebwe mbese kwemera kwinyuramo. Uyu mwanya ndagira ngo abageze hano dufatanye kubumbura, ni igitabo kidakunze gukoreshwa cyane, ariko ndagira ngo turebemo ubutumwa bwiza. Igitabo cya mbere cy'Abami, igice cyaho cya 18, ndagira ngo dukoreshe ahashoboka hajyanye n'abari hano. Nzi ko ibi byigisho birimo bigera kure cyane, ariko twebwe abagiye kwicara imbere y'iki cyigisho, ndasaba Mwuka Wera ngo wayoboye abanditsi b'iki gitabo abane n'ubugingo bwacu, abane n'intekerezo zacu, kugira ngo guhishurirwa ayo magambo tukayabonamo iby'agakiza kanjye nawe, buri wese yo kuza guhusha intego. Ariko icyisho tugiye kwiga kirabaza ngo ko Karumeli n'uyu munsi iriho, Eliya arava he? Ngiki cyigisho tugiye kwiga, ko Karumeli n'uyu munsi iriho, Eliya arava he? Igice cya 18 tugiye guhera ku murongo waho wa 25. Nuko Eliya abwira abahanuzi ba Bayali ati, ngaho nimuhitemo iyanyu mfizi aba ari mwe mubanza kubaga, kuko muri benshi, maze mugatambira izina ry'Imana yanyu, ariko nimucanemo. Nuko bazana imfizi bahawe, barayibaga, maze batakambira izina rya Bayali uhereye mu gitondo ukageza ku manywa y'ihangu. Baravuga bati, nyamuna Bayali twumvire. Ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa ubasubiza n'umwe. Basimbukira hirya no hino ku gicaniro bubatse. Bagejeje ku manywa y'ihangu, Eliya arabashinyagurira ati, erega
nimutere hejuru kuko ari Imana. Yenda ubu iriyumvira cyangwa hari aho iganye cyangwa se yazindutse cyangwa irasinziriye ikwiriye gukangurwa. Barongera batera hejuru bikebesha ibyuma n'intambi nk'uko basanzwe babigenza, kugeza aho amaraso yabereye imishongi kuri bo. Maze ku gicamunsi barakotsora, bageze igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, ariko ntihagira ijwi ryumvikana cyangwa usubiza cyangwa wabitaho n'umwe. Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera. Ndagira ngo twumve aya matsinda abiri yari ari kuri uriya musozi. Mbese Eliya yarabayeho mu gihe kimeze gute? Eliya yabayeho abitwaga Abisiraheli, imiryango 12 ya Yakobo. Ntabwo ari ikiri 12 bari baracitsemo kabiri. Imiryango 10 yari mu majyaruguru ya Isiraheli, umurwa mukuru ari Samariya. Imiryango 2 isigara mu majyepfo cyangwa se i Yerusalemu, kandi bari abavandimwe. Kubera impamvu y'inyigisho zitari ukuri, kubera impamvu y'ubuyobozi butari buzima, abari imiryango imwe, abari abavandimwe bacikamo kabiri. Ariko abagiye mu majyaruguru nibasenga Imana yo mu ijuru, ariko barasenga. Abasigaye i Buyuda nibareka gusenga, barasenga, ariko basenga udashobora kubahuriza hamwe nk'abavandimwe ngo bishoboke. Ko Karumeli n'uyu munsi iriho, Eliya aravahe? Icyakurikiyeho habayeho kubaka igicaniro ku Bisiraheli bo mu majyaruguru. Ntabwo ikibazo cyari gishingiye ku gicaniro cyubatswe ngo wenda bacyubatse nabi. Yewe nukurikira neza, baranasenze, bari banazi gusenga cyane. Gusenga kwabo kwari gufite ijwi rirerire. Banasenze amasaha menshi, ariko ikibazo Bibiliya yagisubije. Nihagira ijwi ryumvikana ribasubiza, nihagira umuntu ubegera ngo babwire ngo iyo musenga yabumvise. Ariko barasengaga. Mbese ko abantu basenga, amadini ko ari menshi, kandi ko abantu bose bemera ko basenga, hari ijwi ry'Imana ribahamiriza yuko gusenga kwabo kumviswe. Ushobora kuba uri hano uri mu bantu basenga cyane, bagafata n'umwanya muremure bagasenga rwose, bakamanika amaboko bakanongera ijwi. Karumeli n'uyu munsi irahari, ahubwo ikibazo Eliya aravahe? Bageze ubwo bumva ijwi rya Eliya ribabwira ngo nabaha inama yo kongera ijwi. Bishoboka ko iyo musenga yagize urugendo, bishoboka ko isinzire nimuyikangure. Barongera bageraho bafata ibyuma baribaga, bikebesha ibyuma, amaraso yenda kubashiraho. Bagenda batakaza imbaraga, bigeze mu masaha y'umugoroba hafi mu masaha 9 barananirwa. Abantu benshi basenga bagiye kunanirwa, kandi igihe bazaba bananiwe niho Imana izatabara ubwoko bwayo. Umurongo wa 30, Eliya ahera ko abwira abantu bose ati nimunyegere. Bose baramwegera. Ntabwo uyu murongo ngiye gusoma naho uhuriye naho navuye. Abambere bubatse igicaniro, ariko Eliya ntabwo yubatse igicaniro, yarasaniye icyari gihari. We ntabwo yubatse, yarasaniye. Bose baramwegera, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse, kuko baherukaga kugihuriraho ari imiryango 12.
igitambo cya mu gitondo nimugoroba bagihuriragaho. Ntabwo mu gitondo bubakaga igicaniro cyabo ngo nimugoroba baza kongera bubaka ikindi gicaniro, oya, ahubwo bazanaga igitambo ariko igicaniro ari kimwe. Abegereye Eliya, uyu munsi Eliya arimo arababwira ngo nimwegere Imana, kandi abantu nibamuka bayegereye ibibazo by'amadini n'amacakubiri bizahita bihagarara. Impamvu biriho nuko hari ibicaniro birenga kimwe. Eliya ati nimunyegere, asana igicaniro cy'Uwiteka cyari cyarasenyutse. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo iki gicaniro Eliya yasannye ntabwo yagishyizeho ibitambo birenga kimwe, ahubwo icyo yakoze yabanje guhuriza abantu hamwe mu myumvire. Nusoma neza muri Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 16, Yakobo araburira abantu barahati nimwaturira n'ibyaha byanyu musabirane, kuko gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Bangahe bari hano bahujwe n'aya materaniro ariko ubwabo batavuga rumwe? Nimwongere murebe ko ibicaniro byanyu bitarenga kimwe. Nimwongere murebe yuko ibicaniro byanyu bitarenga kimwe. Kandi ujya gusana asana icyari kiriho. Ntabwo uyu munsi nkubwira we ngo usane, kuko nta gicaniro wigeze ugira kizima, wowe urasabwa kubaka. Abasana baraho bari n'abari babisanga. Arangije nuko Eliya yenda amabuye 12 uko umubare w'imiryango ya bene Yakobo wanganaga, ari we ijambo ry'Uwiteka ryagezeho riti Isiraheli niryo ribaye izina ryawe. Uyu nguyu Isiraheli ntabwo ariko yavutse, yari Yakobo umuriganya. Nyamara igera amaze kwemera ubuntu bw'Imana ko bukorera mu mutima we, arimo atakambira marayika waje kumwereka icyaha cye n'intege nke. Yakobo ati sinkurekura marayika utamaye umugisha, utamaye ibyiringiro by'imbabazi. Barakirana bakesha ijoro, ahindurirwa izina. Iryawe ryarahindutse. Kandi Bibiliya yanjye iravuga ngo buri mwana w'Imana wese azahabwa izina, ariko iryo zina azahabwa ntabwo ari iry'ababyeyi be, nta n'undi uzarimenya, rizamenywa n'urihawe gusa. Uwari umuriganya ahindurirwa izina, yitwa Isiraheli. Ayo mabuye 12 yubakishije ni nkaho hakoreshejwe ijambo rivuga ngo ba Isiraheli mwari umuryango umwe. None nimba mushaka ubugingo buhoraho, nimwongere mwegerane, muhurire ku gicaniro kimwe. Nimumara guhurira ku gicaniro kimwe, musenge mukuri no mu mwuka. Abantu barasenga rwose, ariko ikibazo icyo Bibiliya ivuga niko cyahinduye ubugingo bwabo. Pawulo ntacyo atakoze, aburira abo mu Efeso, araburira n'abahano ati kwizera ni kumwe kandi Imana ni imwe, n'umubatizo ni umwe. Nimurebe igicaniro cyanyu ko ari kimwe, cyubakishwa amabuye 12. Hani idini rindi hariya rindi hariya, oya, amabuye agomba kuba 12 kandi igicaniro kikaba kimwe. Uyu munsi ntabwo dufite Bibiliya zirenga imwe, ni ijambo ry'Imana tugomba guhuriraho. Murongo waho wa 32 w'igice cya 18 y'iki gitabo cya mbere cy'Abami. Nuko ayo mabuye Eliya ayubakisha igicaniro mu izina ry'Uwiteka, maze acukura impande zacyo, uruhavu rwajyamo indengo 2 z'imbuto. Ndagira ngo mwumve aya magambo. Kuki Eliya yakoresheje ijambo ryitwa gucukura? Wari wacukura? Ndagira ngo turebe ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami ngubwo bugomba kwigishwa isi yose. Matayo hari ijambo yakoresheje, ngira ngo twumve neza. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo, igice cyaho
cya 13 ku murongo wa 52 arababwira ati nicyo gitumye umwanditsi wese wigishijwe iby'ubwami bwo mu ijuru ageranywa na nyir'urugo utanga ibintu bishya n'ibyakera bikuye mu bubiko bwe. Aya magambo nyasomye gutya nkarekeraho haba ubwo abantu batakumva icyo bivuze. Ububiko bw'Imana ni Bibiliya. Abigishijwe ubutumwa bwiza bw'ubwami rero bashobora kuvana ubutumwa bwiza no mu isezerano rya kera bakarivanamo ubutumwa bushya. Reka turebe ruriya ruhavu Eliya yacukuye n'urwiki, yaragendereye iki? Kugira ngo wumve neza, gucukura aracukura cyane ageza hasi. Yesu yaciye umugani w'izahabu n'imaragarita nziza, kandi amazahabu kugira ngo abantu bayabone ntabwo wayabona hejuru, bisaba gucukura hasi. Ndetse hari umuntu wagiye kubona abona hari umurima aguyeho, yari yarizi iby'amabuye y'agaciro, abona hari mu izahabu, nyirawe atabizi, aragenda. Bibiliya avuga ngo agurisha ibyo atunze byose ngo kugira ngo abone uwo murima. Wari wacukura ujya muri Bibiliya? Acukura uruhavu rukikije icyo gicaniro yubatse, aracukura agera hasi. Amaze kugera hasi, kandi Yesu yarabivuze asobanura iby'abubatsi babiri bubatse inzu zitandukanye. Umwe yubaka hejuru, undi acukura agera hasi ku rufatiro ku rutare. Ubukristo bwawe bushingiye kuri Bibiliya warimbitse. Wumva ikivuga, umva urwo ruhavu yacukuye. Ntabwo yagiye ngo azane amazi ngo ameneho, oya, aramanuka agera hasi. Amaze kugera hasi, ntabwo washobora kumushyira mu nyigisho z'ibinyoma ngo abyemere, kubera ko uruhavu rwe ruracukuye cyane. Icyama nawe ukamenya gucukura, ntugende kuri Bibiliya hejuru. Iyi si ifite inyigisho z'ibinyoma zirenze izuzi. Nimba udafite ubumenyi mu byanditswe byera, ntabwo uzigera umenya igihe wagendeye. Uwayobeje abamarayika bigakunda, akayobya Adamu na Eva, wowe urinde. Biragusaba ngo uruhavu rwawe rugere kure. Eliya aracukura. Amaze gucukura, icyakurikiyeho azana amazi. Urwo ruhavu yacukuye arwuzuza amazi. Ayo mazi yo nayahe? Ko ndeba nkabona benshi mu baraha aya mazi batarayageza muri urwo ruhavu. Ayo mazi nayahe? Yasutsemo. Agiye kubwiriza abantu batagihuje. Agiye kubwiriza abantu bari mu gusenga ibigirwamana. Agiye kubwiriza abantu basenga ariko badasenga Imana yumva. Arabagenza ate ko bari abavandimwe abo bantu? Iyo usomye muri Matayo 26 umurongo waho wa 75, urumva ayo mazi asukwa muri urwo ruhavu. Petero amaze kubona yihakanye umukiza, amaze kubona ari inshuti ariko akamwihakana, ararira. Ayo mazi wari wayabona? Kuva wabera ayo mazi wari wayagira? Dawidi yarayasutse ararira. Wabisoma muri Zaburi ya 90, ushaka kumva neza aya mazi wasoma muri Zaburi ya 69 umurongo wa 4. Dawidi yararize. Amaganya ya Yeremiya igice cya 2 uhere ku murongo wa 19. Yeremiya yararize. Ezekiel igice cya 9 Ezekiel ararira. Asukamo amazi muri urwo ruhavu. Wowe wari waririra ubugingo bwawe, kandi ko bugeze kure. Arwuzuzamo amazi urwo ruhavu yacukuye. Ugomba kwiga Bibiliya ukagera hasi, nakugenda hejuru. Nugenda hejuru inzu yawe izaba iri ku musenyi. Bamwe bazigisha ibi, abandi bigisha ibi, ubura aho ufatira, uzabura aho uhera. Yohana 8:31 Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye
muzaba bigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzabatura. Reba ayo mazi Eliya yashyize muri urwo ruhavu, wari wayarira ngo uririre ubugingo bwawe. Hari abaririye Yesu arimo ajya kubambwa bababaye, arahindukira ababwira ati nimwirire n'abana banyu. Wari waririra ubugingo bwawe budatunganye. Amaze gushyiramo ayo mazi, umurongo wa 33 aherako agerekeranya inkwi, acagagura impfizi ayigereka hejuru y'inkwi, maze arababwira ati nimwuzuze intango enye amazi muyasuke hejuru y'igicaniro n'inkwi. Icyo gitambo cyari kigiye gushyirwa ku gicaniro Eliya yari yubatse ni ikihe? Zakariya we yabivuze neza ati bazitegereza ngewe bacumise icumu, bazamuborogera, bazamuririra. Wari uzi ko Yesu yagiye ku musaraba kubw'icyaha cyawe? Wari ubizi? Wari ubizi? Ntabwo yagiyeho hari indi mpamvu imujyanyeho. Yarajyanywe n'ubugingo bwawe bugiye kurimbuka. Yarajyanyweyo no kugira ngo urwobo Satani yacukura ubugingo bwawe rutsibwe na Karuvari. Ariko ikibazo, ayo marira yari yakubonekaho. Petero yararize, ararira, atarijijwe n'ibindi. Ntabwo ari ibihombo byo mwisi yari yagize. Yarabonye ko yabaye indashima mu bugingo bwe, kandi Yesu yaramwihanganiye, ararira. Ngaya marira Mariya yarize, ngayo ayo Dawidi yarize. Nyamara Yuda yarayarize, ariko yarira atizera ko Imana ibabarira. Ayasuka kuri icyo gitambo. Eliya ati nimusukeho ku gitambo, musuke. Urupfu rwa Yesu ni ibyiringiro ku batuye isi, ariko si n'umukino, kuko ntabwo Yesu yapfuye kuza mu isi byoroshye. Ntabwo yaje gusa, ntabwo byari ugutembera. Yari yigeretseho igisasu cy'icyaha. Petero abivuze neza, atubwe yikoreye ibyaha byacu mu mubiri we, abibambanwa ku giti kugira ngo twebwe tubeho mu gukiranuka. Arangiza ati imibyimba ye niyadukirisha. Nyamara Yesawe 53 ntabwo abibona nk'uko Petero abibona we. Yesawe yabonye abantu barimo bamutekereza nk'udafite agaciro. Yabonye abantu barimo bamutekereza nk'aho atari umuntu ukomeye. Yewe abayuda bamugurishije ibice by'ifeza 30. Ugiye kuvunja ibice by'ifeza muri icyo gihe byari nk'igihumbi, uretse ko amafaranga agenda ahindagurika, byari nk'igihumbi cy'ubu cy'iki gihe. Kandi abayuda bari babujijwe gukora ku kintu cyipfushije, amategeko niyo bibemereraga. None igihe bari bagurishije Yesu ibice by'ifeza 30, igihumbi cya none, kandi ayo mafaranga yagurwaga itungo ryipfushije kandi batemerewe gukoraho. Niyo mpamvu igihe Yesu arajyanywe ku musaraba, habuze n'umwe wawe umutwaza ngo ntibamubonaga nk'uje gupfira abanyabyaha, bamubonaga nk'uwizize. Bamufashe nk'itungo ryipfushije. Ibice by'ifeza 30. Ubugingo bwawe, amarira yawe agomba kumenwa nuko ugeze i Karuvari. Niyo mpamvu Eliya amaze gucukura uruhavu, asukamo amazi, igicaniro aragisana, ngo abari ababiri bahinduka umwe muri Yesu Kristo. Amaze kugisanisha amabuye 12, ati nimusuka amazi hejuru y'icyo gitambo. Barabikora. Bamaze kubikora, murongo wa 36, nuko agejeje igihe cyo gutamba igitambo cya nimugoroba, Eliya umuhanuzi yegera igicaniro, aravuga ati Uwiteka Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka na Israheli, uyu munsi bimenyekane ko ari wowe Mana mu Bisiraheli, kandi ko ndi umugaragu wawe, nkaba nkoze ibyo byose kubw'ijambo ryawe. Nguwe Eliya arava he? Ko Karumeli yongeye guhagarara mu isi? Ninde uri buhamagara abantu ati nimwegere Imana bigashoboka?
n'inda arava he? Kandi umutima wa kamere warazanye amacakubiri mu mitima y'abantu. Nguyu Yohana wabwirije ubutumwa agafata imitima y'abana n'iy'ababyeyi akayihuriza hamwe. Uyu munsi yari yarava he? Ugomba kubwiriza ubutumwa ibyo abantu bubatse by'imyizerere bitari ukuri kwa Bibiliya bigasenyuka, maze bagahura ku gicaniro kimwe n'igitambo kimwe, bakababazwa n'imyaka bamaze barwanya Imana, bagahita bakwitanga burundu. Yari yarangije ati ibi byose mbivuze mu izina ry'Uwiteka Imana. Cyakurikiyeho mucyumve neza kandi kirakenewe. 37 nyumvira Uwiteka, nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Nguwo ugarura imitima y'abantu. Nguwo ushobora gufata umunyabyaha ruharwa akamuha ibyiringiro by'ubugingo. Nguwo uwamaze igihe kirekire arwanywa kuva mu ijuru, Satani arwanya gahunda y'Imana, aragenda yegera Adamu na Eva barwanya gahunda y'Imana, bigeze kuri Kayini arerura rwose, maze abagiye bakurikiraho aho kureba gukiranuka kuva ku Mana, abantu bagashaka gukiranuka guturutse muri bo. Izo nyubako zose zigendereye kwifashisha Bibiliya ariko zitayoborwa na Bibiliya uko yakabaye, zose zigiye gusenyuka, hasigara igicaniro cy'Uwiteka. Kandi igicaniro cy'Uwiteka nabo kizasigara cyonyine, hagomba kuboneka n'igicaniro kindi ariko cy'abasenga badasenga mu kuri no mu mwuka. Wowe kusenga usenga iyihe? Erega iyo ugiye muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, hari umugore w'umusamariyakazi yabwiye Yesu bari kwiriba, atumva twebwe Igerizimu dufite urusengero kandi twizera ko Mesiya azaza. Kandi abibwira Mesiya bicaranye, kandi yarasenga ubona rwose yanarakaye, ariko yavugaga ngo azaza niwe bavuganaga. Yesu niyamuhisha ukuri amubwira atumva ndabizi urasenga ariko usenga ibyo utazi, agakiza kava i Buyuda. Bene data nshuti, twikwicara gusa ntabwo agakiza kacu kapfuye kuboneka. Ikiguzi gikomeye cyane kitabonwa mu isi, amaraso ya Yesu. Nguwo rero uwo tuvuga, Eliya yarahagaze mu ruhande rw'Uwiteka. Karuvari yari yazamura ibendera ry'agakiza muri wowe. Nusoma neza mu gitabo cyo mu Kuva igice cya 12, icyavanye abisirayeli mu Egiputa bigakunda nugusangira umwana w'intama, nukurisha imboga zisharira, agahenda ko mu buryo bw'Imana gatera kuyana kuticuzwa, nugusiga amaso ku nkomanizo z'imiryango. Mbese amaso yawe ariho ikimenyetso cya Yesu, amatwi yawe ariho ikimenyetso cya Yesu, umunwa wawe uriho ikimenyetso cya Yesu, umuryango wawe abawufite hari ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu. Ngiki cyavanye abisirayeli mu Egiputa birashoboka. Karuvari itaraboneka mu rugo rwawe, itaraboneka mu bugingo bwawe, umurimbuzi ari hafi. Ngiyi imisengere y'abantu itandukanye, nyamara barasenga rwose. Hari abantu basenga bakanasarara, ariko ikibazo mbese bajya basubizwa? Cyangwa bameze nk'abasengera ku musozi w'i Karumeli, bavuye mu gitondo basenga bageza nimugoroba, ariko basenga banyuranije n'ijambo ry'Imana. Amacakubiri muri Yesu ntabwo arimo. Yesu ati bose babumwe nk'uko ndi umwe na Data. Izi sengero zivuka buri munsi ziravukishwa n'iki? Ko kwizera ari kumwe, Imana ikaba imwe, umubatizo ukaba umwe. Ziravahe? Umva Karumeli nanone yagarutse, hakeneye Eliya. Kandi nimvuga Eliya urumva ubuhanuzi. Hakeneye ushobora kubaka igicaniro kimwe abantu bakagihuriraho. Eliya ati nimunyegere, kubera ko ibyabo byari byananiranye, bari batangiye gukora imyitozo yo gutoroka buhoro buhoro kuko bamaze gutsindwa. Eliya ati nimunyegere. Ntabwo aya materaniro arayo kugira ngo abantu bajye hirya y'Imana, ahubwo ni ukugira ngo abantu bamenye ko Imana yiyungiye n'abari mu isi muri Yesu Kristo. Icyo gitambo, icyo gicaniro kimwe ukirebera iwawe.
ukirebera iwawe kugira ngo udahusha intego ukaba wabura ubugingo kandi Imana ibushyize imbere yawe. Uwo mwanya 38, uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari mu ruhavu angana iki yose arakama. Erega n'ubundi Bibiliya harimo isezerano rivuga ngo izabahanagura amarira yose ku maso. Ababonye ibyiringiro by'imbabazi amarira arahagarara. Ya mazi agomba gukama, agomba gukama. Mariya yararize ababajwe nuko umwami we yabambwe, ariko igera amaze kumubwira ngo Mariya, ntabwo amarira yongeye kuza. Dawidi amaze gusobanukirwa n'iby'agakiza k'Imana, Zaburi 32 yatanze ubuhamya kandi abwifuriza buri muntu wese uraha ati hahirwa wabariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu uri mu isi Imana itamubaraho icyaha. Niwe wivugaga ashingiye ku byo yakoze, arebye n'icyo Imana imukoreye, abona ntiyabiceceka abitangamo ubuhamya. Amazi yiwawe yari yakama, adakamijwe n'iby'isi ahubwo akamijwe n'isezerano ry'imbabazi. Nyamara isi ifite abandi bantu batanga imbabazi, kandi bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ninde muntu wo ku isi watanga imbabazi? Ari hehe? Wese izo afite yazihawe nande? Uyu munsi twese twamaze kuryama munsi y'umusaraba, twaratsinzwe muri Adamu. Nawe ubabarira n'umwe, nta n'uwakwibabarira. None rero nimushaka umwanya, mugabo n'umugore baraha bamaze igihe kirekire bahujwe n'urusengero ariko batakivuga rumwe, nimurebe ko igicaniro cyanyu ari kimwe, mushyireho igitambo kimwe. Amacakubiri mu miryango yanyu hagarare, kuko Imana igiye gukora igitangaza mu bwoko bw'Imana. Igiye gutanga Mwuka Wera, kandi ntabwo nawasuka vino nshya mu mifuka ishaje, ntibishoboka, ntabwo bizakunda. Yemwe mwa miryango mwe mwegeranye, nimusangira umwana w'intama. Kusangira ni ukuvuga ngo Yesu ko yapfiriye buri wese uraha, twe turapfa iki? Twe turapfa iki? Kandi yabitanzemo ubuhamya Yesu muri Yohana aravuga ati nanjye nimanikwa hagati y'ijuru n'isi nzirehereza abantu bose. Reka rero umuriro w'umuntu bw'Imana ukamya amazi, abantu bagira ibyiringiro by'ubugingo. Ariko uzi kugenda mu isi udafite ibyiringiro, ubwo waba uruhira iki? Waba uvunwa n'iki? Petero yarababaye akurikije ibyo yakoze n'iki Imana yamukoreye muri Yesu. Arababara, ako gahinda ntabwo kakiboneka. Ntabwo abantu bagipfa kubabara muri iki gihe. N'ibyakababaje abantu sibyo bibabaza. Uzi ko muri iki gihe n'abantu iyo bagiye gushyingura ubareba ukabona nawe ubabaye. Niho abantu babona uko biganirira amakuru badaheruka kuganira. Kugira ngo uzapfe kubona umuntu ukibabara ntabwo byoroshye. Ariko icyakababaje umuntu ni iki bwa mbere? Nuko ari umunyabyaha wo kurimbuka, kandi Yesu Kristo arazanye agakiza akabarakanze. Ngiki cyakababaje umuntu, nta kindi. Ibindi bikaza nyuma by'amarangamutima. Wabanje kubabazwa nuko ubugingo bwawe butemewe. Abanyamateka mu cyamagana 844 nta muryango n'umwe, nta muntu n'umwe bashobora kwinjira mu burindwa ryamye atabanje kubaza Imana ko ijuru ryamwemeye. Ayo ni amateka yo mu gitabo cy'intambara ikomeye. Nta n'umwe. Ese uyu munsi aho nagenze uko bikwiriye abana b'Imana babaga banyuranamo, wowe wabonye aho narindi wumvaga ndi mu kuvuga ibihesha Imana icyubahiro. Umuntu wese yari umurinzi wa mugenzi we. None uyu munsi abantu basubiza nka Kayini ngo sindi umurinzi wa murumuna wanjye. Umuntu arakora ikibi bagaseka, ntihagire umwegera ngo amubwire ati muvandimwe, dore hari urubanza mu ijuru, izina ryawe ridahamagarwa uri mu kibi, ihane. Ahubwo abantu barekuranye, umuntu wese ari mu bye n'undi ari mu bye. Barangiza bati tugiye gusenga. Oya, nimubanze murebe ko igicaniro cyanyu ari kimwe, igitamba ari kimwe, amabuye agiye gusa n'igicaniro kimwe. Mugihurireho, muhuzwe n'amarira yuko mushobora kurimbuka, kandi Imana yarazanye agakiza. Mwuzuze uruhava amazi kugeza igihe haza ubuntu bw'Imana bukayakamya. Bumaze kuyakamya, Eliya yararimo areba, abandi ntacyo bari bagifite cyo kuvuga, maze abantu bose babibonye
bikubita hasi bubamye baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Ngaho agakiza kageze, abari bafitanye ibibazo birahagarara, bose bagaha Imana icyubahiro. Uyu munsi rero, uyu mugoroba ndashaka kugira ngo nawe uva ahangaha uzi ko Uwiteka ari we Mana yonyine, kandi niyo ifite gukiza mu baba yayo, niyo yonyine ibabarira umunyabyaha ikamuhindurira amateka kandi bigashoboka. Erega na Dawidi yari afite amateka mabi, ariko arebye mu Mana abona harimo imbabazi, ati sinshobora kurimbuka nitaye kubyo nakoze, ahubwo ngiye kwita ku cyo Yesu yankoreye. Dawidi ni umuhamya w'iby'agakiza, Dawidi ni umuhamya w'abanyabyaha. Nuzacibwa intege n'ibyaha wakoze, uzacibwa intege nuko wanze kwizera agakiza k'Imana gusa. Naho ibyaha byose ngiki cyazanye Yesu. Kandi ndagira nkubwire ngo Eliya n'uyu munsi arahari, kuko Bibiliya iracyafite umwimerere wayo. Bibiliya iracyabumburirwa abantu bariho badafite ibyiringiro, ngo nibarebe Karuvari, nibarebe Karuvari bave mu mwijima bajye mu mucyo. Nyamara bari Karuvari bose ntabwo ariko babonye imbabazi ngo banazizere, ntabwo ariko byagenze. Bibiliya atubwira ngo Yesu amaze kuvuga ngo birarangiye, ngo mu gihugu cy'Abayuda habubwira kabiri. Iyo Karuvari ibonetse ku muntu akayanga, acura umwijima kugira ngo abone umucyo. Kandi Bibiliya yari yabivuze muri Yohana igice cya mbere, Yohana avuga ngo umucyo waviriye mu mwijima, umwijima ni wawumenya. Aho nawe ubutumwa bwiza buje nibwaba buzanywe no kugira ngo umucyo ukurasire, usobanukirwe yuko hari imbabazi. Nuramuka wanze ubutumwa bwiza, muri wowe hacura undi mwijima. Ntabwo ari byo nkwifuriza, ntabwo ari byo nkwifuriza, ahubwo ndakwifuriza gucukura uruhavu rurerure, ugasukamo amazi, igicaniro cy'Uwiteka kikaba kimwe, igitambo kikaba kimwe, ukababazwa nuko ibyaha byawe ari byo byabambisha umukiza, ariko ugashimira Imana ko yaciye iyo nzira kugira ngo ubone ubugingo. Muri Yohana 14 umurongo wa 6 Yesu niwe wabyivugira ati ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Nyamara uwitwa Toma n'uwitwa Filipo hari icyo barusha abantu bari ahangaha. Toma yaravuze atumva ntabwo inzira tuyizi, mu gihe abari aha bazi ko bayizi. Ari wowe na Toma uwari umwigishwa wa Yesu bibaniye ninde? Ariko ntabwo yashatse kwiyoberanya. Yabwiye Yesu atumva wagenda wagira umenye ko inzira tutayizi. Filipo atumva nubwo ubona tubana, emera tugira ikibazo tukwisabira gusa, twemere twereke data wa twese biraba bihagije. Abantu bazi ko bazi Imana, abantu bazi ko bazi inzira, kandi iyo bayimenya ntabwo ivuga butumwa riba rikiriho, umurimo wararangiye. Ngiki kibazo dufite. Niba bigishwa baremeye ko inzira batayizi, wowe nawe utaraba n'umwigishwa wa Yesu, ikikwemeza yuko inzira urimo ari ukuri ni iyi? Niki? Nibita ku myaka bamaranye baramubwiza ukuri. Igihe abantu bazaba bamaze kwemera yuko batari mu kuri, bashingiye ku myaka bamaze basenga, bashingiye ku myaka bamaze mu nsengero, ariko bakaba barananiwe kunesha icyaha na kimwe, bazamanika amaboko bavuge bati Yesu ntabwo inzira tuyizi, azazanwa no kwibahishurira. Niwemera yuko Imana utayizi nka Filipo, icyamuzanye nicyo. Yesu atumbonye ababonye data. Ntabwo ari ukureba ikadere y'inyuma ya Yesu, ahubwo urukundo Yesu yagaragarije abari mu isi, ngiye Imana yari yaraje kwereka abatuye isi. Wowe se icyo gicaniro cyawe cyubatse gute? Icyo gicaniro cyawe cyubatse gute? Mu buturo bwera umwana w'intama yazanwaga n'umunyabyaha kandi akivugira icyaha cye, arambuye ibiganza ku gitambo akisogotera uwo mwana. Kandi iyo ugiye mu Balewi 4 umurongo wa 31 yasubiraga mu muryango we ababariwe. Izo mbabazi wari wazizera? Nimba utarazizera ubwo urumva wicaye uri mu biki? None se kuko uri kw'Imana kose kuri mu byanditswe byera, Imana ikaba yarakuduhayeho impano, ndetse kubera ko ubwenge bwacu bwangiritse, Imana itegura inzira yo kwibera umwarimu w'abantu. Mwuka wera naza azabayobora mu kuri kose,
maze abantu banga kuyoborwa n'umwuka wera, si ukujya mu nsengero. Kandi Pawulo mu Bagalatiya 5 umurongo wa 16, Pawulo ati ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko nibwo mutazakora ibyo kamere yarikira. Muvandimwe, impamvu turi hano ni ukugira ngo tumenye ko Eliya gihari kandi amacakubiri mu bantu nayo ahari. Ariko abantu nibemera Yesu Kristo bakava mu rungabangabo, bakemera ko basenze igihe kirekire ariko badasenga Imana yumva. Iyo yumva barahinduye ubugingo bwabo. Ntabwo Imana icuruza n'abantu ngo tujye kwishakaho ibyo mu isi. Icyayizanye no guha abantu ubugingo buhoraho. Ubwo nubushaka irabuguha. Ariko abantu kugira ngo bemere Imana ko agakiza kabo, baravuga bati Bibiliya ivuga yuko nimusaba muzahabwa. Abantu bagahusha intego yo gusengera ubugingo bwabo bakajya gushaka Imana mu butunzi. Ngaho rero abantu bahusha intego. Abari mu rungabangabo barebye igihe basengeye n'ukuntu nta gisubizo babonye, babonye ukuntu Eliya adasenze n'umwanya muremure, ahubwo icyo avuga cyose akivuga mu izina ry'Uwiteka, babona Uwiteka araje kongoye igitambo, bamanika amaboko bati twemeye ko twayobye, turashaka kubabarirwa, none icyubahiro ni icy'Imana. Uyu mugoroba nge nawe reka twemere yuko tutarasobanukirwa n'iby'agakiza uko bikwiriye, kandi igihe bizasobanuka abazatureba tutanavuze bazahimbaza Data wo mu ijuru. Kandi ibyo ukuri nibyumvikana mu mitima yacu, ntabwo tuzongera guhindishwa umushyitsi n'amateka yacu muri Adamu. Tuzanezezwa nuko Imana yayimuriye muri Yesu Kristo. Tuzabaho mu isi no mu itorero tutagicirwaho iteka, kuko dufite umurengezi Data wa twese. Kandi uyu munsi ibyo byiringiro ndabikwifuriza ngo bibi byawe nanjye. Kandi Imana yo mu ijuru yatugeneye iki kirere cyiza n'aya materaniro, ibyumvikanishe mu buryo bwayo muri mwe nanjye, mu izina rya Yesu.